Ikaze bagore bagabo bahungu bakobwa mukurikiye Akumunsi YouTube channel, amakuru meza y'ingenzi abasha kubafasha umunsi ku munsi. Komeza tukurikire rero tubagezeho iby'ingenzi. Uyu munsi tubazaniye agashya mu bantu bakunda gukora akazi cyangwa se kwapranga mu kazi, gushaka akazi mu bigo bya leta, gushaka akazi mu bigo byigenga. Ntabwo byoroshye yuko buri kigo cyose ushobora gushakamo akazi ugahita ukabona. Gusa icyo ugomba gukora mu buzima bwawe bwa buri munsi ni ukurinda gucika intege no gushyiramo imbaraga. Dore ibintu bitanu biragufasha kubona akazi, cyangwa se ibintu bitanu biri bugufashe kuba wabasha kubuta ubona akazi aka kanya. Icya mbere, jya kuri izi mbuga ngiye kukubwira, hanyuma zose uzisura umunsi ku wundi, biragufasha kuba wabata ubona akazi. Ikigo cya mbere ni Mifotra, ujye ku rubuga rwa Job in Rwanda, ujye ku rubuga rwa Ndangira, ndetse n'izindi mbuga zigiye zitandukanye. Izo mbuga ziragufasha kuba wabona akazi kari update. Ikindi, jya kuri website cyangwa se ujye kuri YouTube channel ya Akumunsi, aho turakugezaho byinshi bijyanye n'akazi, imishahara y'akazi, ndetse na internship zigiye zitandukanye. Kuri ubu rero ibintu bitanu biragufasha kugira ngo ubashe kubona akazi. Nuko wajya kuri Mifotra, aho hashyirwa akazi mu bigo bya leta, ndetse hakaba hajyaho n'imyanya igiye itandukanye umunsi ku wundi. Ntabwo hashira icyumweru hatagira imyanya myinshi ku rubuga rwa Mifotra. Icyo usabwa ni iki? Icya mbere, jya kuri Mifotra urebe cya kigo cyangwa se urebe ya institution yashyizeho imyanya irenze imwe, position irenze umwe, ubasha kuyaprayingaho, kuko ibi biragufasha kuba wahita ubonamo akazi. Akenshi biriya bigo bya leta biba byatanze cyangwa se harimo nk'ikimenyane kiba cyashyizwemo ku muntu umwe, ariko iyo post irengeje abantu babiri, nyamuneka gerageza wa mwanya wa kabiri, position ya kabiri, ku bwenge bwawe ufite ugerageze, ni wowe uraje kutsindira. Gira amahirwe rero, ukomeze kudacika intege. Icya kabiri, reba profile ya institution. Hari uburyo ibigo bikorana cyangwa se ibigo bya leta biba bifitweho amakuru, ari nayo mpamvu tugiye kuza tubakora icyegeranyo kigaragaza amakuru ya buri kigo, za RSSB, za n'ibindi bigo byose bigiye bitandukanye. Byose tuzaduhaba amakuru, kuko hari rwose position ishobora kujya mu kigo runaka. Uko waba umeze kose kuwaprayingaho, waba uri umuhanga bimeze gute, ya position ntubashe kuba wayibona. Ibi rero bikurikira hano kuri Akumunsi, tuguhe update. RSSB igishyira imyanya cyangwa se ku isoko y'abantu bari gushaka akazi, ariko akenshi amahirwe hariya turabiza amakuru ya hariya yuko rwose abantu baha akazi ni babandi bakoze internship cyangwa se bafitanyemo abantu baziranyemo. Ntibitavuze yuko n'agafaranga gatangwamo. Ariko rero icyo nababwira, nubona bagushyiraho position irenze abantu babiri, position ifite abantu batatu, gerageza amahirwe, bazataha umwanya wa muntu umwe, ariko abandi babiri bazava muri babandi babahanga n'ubundi bagerageje gukora icyo bita performance. Ikindi cya kabiri, uzajya kuri ziriya mbuga niba ushaka kuaprayinga. Hari abantu birengagiza yuko hari na private sector cyangwa se ibigo byigenga bitanga akazi, ahubwo tugahugira gushakira akazi muri ibigo bya leta. Kandi ibigo bya leta kubonamo akazi akenshi ni ibintu biba bitoroshye. Gerageza rero nanone twihe amahirwe. Niba ushaka rero gukomeza kubona akazi wishakira muri public sector, ahubwo jyana muri private sector, ujye kuri za Job in Rwanda. Hariho institution nyinshi, hari ikigo bita Tubura gikorana na Uncle Fund. Kiriya kigo rwose iyo wanyuma akazi ubuhembwa, hari ahantu ubuhereye ubuhuriye n'umukozi wa leta ugira ngo hari abahemba neza cyane, kuko habamo amafaranga. Ikindi rero, hari izindi institution zigenda zishyira imyanya hanze, ariko ugasanga abantu ntabwo bari kwitabira kwa applying. Ese nkorere tugiye gutangira gukorana na private sector, tubaganirize urugendo rwa buri private sector, hanyuma tubahe n'amahirwe arimo, kugira ngo byibuze mukomeze kugerageza amahirwe. Naho nitukomeza gushakira akazi mu karita, umva imyanya izajya ku isoko, uzajya uhora kuri application, ariko imyaka 3 imyaka 4 izashira utarabona akazi. Ariko nanone ntabwo nabaca intege, kubera yuko abenshi bakomeza bagerageza, anytime uturere twose bakatuzenguruka, akazi kagera kakaboneka, nta gucika intege. Rero ku muntu bashyizemo imbaraga ntacika intege, twizeza neza 100% yuko mu myaka 2 aba yaprayinzemo ababonye akazi. Ariko kubona akazi mu gihe muri iki gihe, mu gihe muri ibigo bya leta, ukabonye uririhutsa, dore yuko unagezemo imyaka 3 ishira ukicemo, ndetse unagitegereje yuko uva muri system. No kuvuga mu imyaka 3 tarashira nta gushaka kuva muri system. Muri private sector aho ushobora kuaprayinga ugahita ujyamo, hanyuma mara kujyamo wahita ubona indi avantage, ugahita uzamuka byihuse. Urumva ko bitandukanye na public sector. Ahangaha rero reka tubahe amahirwe bya bintu bitanu nkuko twabibabwiye. Urajya kuri Mifotra urebe imyanya ijyaho, hanyuma
ndagukangura kwa playinga ku mwanya urengeje umuntu umwe, kubera yuko umwanya w'umwe rwose uri competitive akenshi ntago abantu bakunze kubona nta muntu kugiriye. Icya kabiri ni ukumenya profile ya institution yashyizeho amakuru, kugira ngo uyamenye se uzamenya ute. Tugiye kubakora icyegeranyo buri munsi tuza tubashyiriraho amakuru. Iki kigo turebe ikigo gitanga amahirwe kuba wabonamo akazi mu gihe nyiri gukoramo ikizamini cyangwa se nyiri kwapurayingamo afite icyo bita high performance, yizeye ku bwenge. ariko ubwenge nta bundi ni ugusoma ibijyanye na profiling cyangwa se profile, job profile. urayisoma neza ukayumva, ubundi ukajya kuri Google searching, ukajya kuri website y'izo institution naho ugasearchinga, hanyuma warangiza ugahuza amakuru. Imaze guhuza amakuru rero nta kindi ushyira mu nyurabwenge, ukareba aho icyo kigo giherereye, wakabuta amakuru y'aho icyo kigo giherereye, hanyuma ugahuza amakuru yose. Ibyo iyo wabikoze neza rwose twizere neza yuko bashaka gutsinda. Ese ni bangahe ba playinga bagakora ibizamini inshuro 10-15 ugasanga ku mwanya wa 20 nibwo abonye wa mwanya. Iyo ubonye rero ririhutse, ariko nanone umwanya umuntu ahora arerekerereje avuga ati bya bintu ndi kubona uyu munsi ejo nshaka ko byiyongera. Niyo mpamvu rero ubusanga umuntu abadatuje aho bari hose abari guhora akora application. Nta kindi rero, komeza udusangize, udusure hasi, andika muri comment wifuze cyangwa se utugezaho amakuru y'ikigo wifuza yuko tukugezaho. Mbere yuko ujye gukora application, uzajye gukora application ubizi neza, uzi inzira uzanyuramo kugira ngo za application ugiye gukora zizabashe kuguhira. Iyi rero nta yindi ni Akumose. Cyo gusaba rero, kora subscribe dusangize, hanyuma nyamuneka ndabasaba muze muri benshi, ubu butumwa tugiye kubagezaho bugiye bubasha kubafasha mu rugamba rwo gushaka akazi. Uyu munsi urakabona, ejo ukakabura.